Ikibazo gihari ni uko naje nkaza nsaba akazi mu rugo nimbabwira ibintu byambaye nkabiceceka, niyo mpamvu bahise bansora. Kugira ngo noneho bavuze ngo turakwirukanye, byatangiye gute? Yes, nanyangusuza kenezere komeze neza uri hose mu cyo gitandukanye barasirazuba irengerazuba amajyepfo amajyaruguru. Of course nitwa Chekecho isi akameze kina n'abana ukina n'abanyangurura mu Kigali News 500 saratandukanye mu bice byitandukanye. Twaje gusenya inkuta zanze gusenyuka, twaje gusigiriza inkuta twasenye, twaje gusanga isa na mitima ko badukurikiye. Meze mute mweza ko mwese abagera mu bihumbi 61,792 mwese mwabikoze neza cyane. Tugeze ijana nyamuna, tugeze ijana ngo bigene neza kandi views ziyongere, nizimara kwiyongera muzamura abagaciro. Abarundi mumeze bute, abari mu Rwanda mumeze bute, abari muri Canada diaspora, mwese n'ababyeyi bagiye batandukanye mudukurikiye. Kuri kamera kumwe n'umwana w'umukobwa yagarutse, ariko noneho ntabwo ari yishimye, ariko noneho uno munsi wabaye kurenza ko mwamuye muri cya kiganiro. Gusa imbere ni heza, umeze neza? Meze neza. Si ngombwa kujya kwibwira dukurikiye uko barakoze. So wenda tuje kubonana iminota mike tuganira, hari icyakuzanye, hari n'ibyo wambwiye tuje kuganira. Ikiganiro twakuranye cyazanye ibibazo byaraje birambabaza cyane, nifuza kugaruka ku kiganiro mwebwe. Kuki cyazanye ibibazo se ukumva ko nanone ugarutse? Nyine ikibazo cyagarutse bya biganiro twagize aho nabaga byaze kuhagera, uko ntabwo bari babibonye baranyirukana. Okay nibyo bimugaruye. Twakoze ikiganiro aho yakoraga baramwirukana, muraje mumenye impamvu bamwirukanye. Icya kabiri, ntago hano abantu badukurikiye nimba mbonye umuntu kuri kamera nuko kuri muri commentaire ngo uvuge ubusa, niko navuga koko. Mugira inama ureke kumutuka, kandi namwe nimba wenda bobonye ibyo yatangaje bikabageraho, wenda muri bamwe mu muryango we cyangwa mu nshuti ze cyangwa mu biki, ntago wafata nk'isingwe mutureho, sibyo? Ntago ambwa ngo mvira mu rugo, ko mvira mu rugo so mvira mu Rwanda. Ntago wamureba nango mufatwe wishaka, ari impamvu burya kubohoka nicyo kintu cya mbere. Kuvuga iki kuri mukagisohora nibyo byiza kurenza ibiri. Nibyo yavuze, n'impamvu agarutse. Tuje kugaruka ku bantu bafite abakozi bo mu rugo n'abantu bafata imyanzuro bahubutse. Icyo nacyo turakigarukaho. Muri make byagenze bite? Nyine cya kiganiro twagiranye aho nakoraga barakibonye, bambaza imva n'imvano ndayibabwira, bahitamo kunyuka. Batangiye bakubaza gute nyine bwira wenda? Batangiye bambaza ukuntu najyaga kumviriza muka data na papa. Basobanura ukuntu nyine atari njye, ari umukozi washakaga kubikora kugira ngo mave, kuko ntabwo twumvikanaga mu rugo. Ko kwa mabuja babyumvisha utyo bahita bansohora. Ubu namaze narakamiritse mu mutwe, ubundi danje. Ati ubu narakamiritse mu mutwe. Ukivuga ku kantu isi namwenyura seka, cyo bakamiritse mu mutwe. Abonye Kigali ari n'amateka. Kigali neza nyine. Kubona kubera nta mfite ho kurara, hari igihe muri n'abasista b'inshuti yanjye bakifuza ko twabana. Ako muri ngiye nkashaka gusubira mu rugo. Baretse ukiraho babonye ikiganiro barakwiruka kumva bumvise ko wabumvirizaga mukaso na papa wabo. Ese nicyo kibazo cyangwa ikindi kibazo wenda hari imyitwarire ushobora kuba wari ufite nanone itari myiza? Boho kutubwire kuri umuntu ararengana akarenganurwa. Kibazo gihari ni uko naje nkaza nsaba akazi mu rugo nimbabwira ibintu byambaye nkabiceceka, niyo mpamvu bahise bansora. Kugira ngo noneho bavuze ngo turakwirukanye, byatangiye gute? Kugira ngo bavuze ati turakwirukanye kwera ibyo twumvise watangaje ukabutana bitubwiye, no kuntu umuntu abanza kukwicaza akakuganiriza. Nyine kugira ngo bajye kunyirukana nuko babonye ikiganiro twagiranye kuri yicana yanyu. Niyo mpamvu bahise baza baranyegera bambaza impamvu naje kubibabwira. Nanjye rero kubera nari mbabaye akazi, mbabaye naho kuba, naraje ndicecekera gusa sinababwira ibyambayeho. Babimenye nyuma ku kiganiro cyanyu. Nyuma yaho nyine nibwo baje gufata umwanzuro baranyirukana.
banyirukanye nyine nanjye niga ubuzima. So tutarajya ku buzima ubayeho aka kanya wakoreraga umumama n'umupapa ngira ngo ese kubona wenda we watangaza iki kuri mu cyo ntibyakora ngo YouTube abantu bakugire inama ukaza kubizira ubona nta hohoterwa ririmo kuko impamvu nuko ngiye naje ngo mbabwire ikintu cyambayeho, niyo mpamvu bahise bafata umwanzuro wo guhita banyirukana. hari n'ibindi wambwiye komeza ubivuge. Hari n'ibindi wambwiye nyine mu gihe cyo baranyirukanye, bamaze kunyirukana nza guhamagara mukuru wanjye mugisha inama, ariko mukadata nawe akaba yarashatse kumpamagara ngo ngaruke bansabe imbabazi ku by'ibintu bankoreye, kuko baje kureba nyuma basanga si njyewe. Nuko nyine ubu ndacyabaza mukuru wanjye niba najyayo niba natajyayo. Akubwira iki mukuru wawe? Ntabwo yari yansubiza. Bibaho ko wabwira umuntu ati mukuru wanjye ati mukadata arimo arampamagara ngo nsubireyo ngo gutya na gutya, kandi uzi uburyo byagenze, ikindi nabo nabaga bakaba baranyirukanye, ntakubwira ati wenda uri umuntu mukuru ukwiye kureba kure cyangwa nanone ukwiye gufata umwanzuro agacece kandi cyakubwira. Hajya ambwira nyine impamvu atari yansubiza, yagiye twicara tukagana akambwira ngo mukadata ntabwo aba ari nyoko, ngomba rero kwitondera kumanuka, tuzaza tubiganireho nk'umuryango tubone kuza. Nuko mukadata nyine nawe akazajya mukuru wanjye akavugana na mukadata, mukuru wanjye akazajya ambwira ngo nzabe ndetse kumanuka tuzamanukire rimwe. Nuko nyine kwizera umuntu utari nyoko ni ikibazo nyine. Nyina wundi ntabwo ari nyoko, ariko hari igihe nanone nyina wundi akubera nyoko bitewe sinzi Imana. Ngewe ibintu byambayeho sinzi nimba hari n'undi byaba, byarambabaje. Komere ntubabare, imbere ni heza. Tugaruke rero mu buzima urimo mu mihanda ya Kigali nk'umwana w'umukobwa urakeye na mutoya, bambwira ati hari igihe ngende nkareba aho byabereye nkahara. Washatse kuvuga iki? Nyamirambo nyine aho bibera. Nyamirambo habaye Nyamirambo nyine no kugenda nkareba aho birebera, nkareba ko n'umunsi wira. Warabimbwira avuga ati hari igihe njya ahantu atagiye njya mu marangi mu biryogo bakama capati nk'ebyiri n'icyayi ukamenywa amasaha 2 kugira ngo amasaha agere yisunika urebe ko bwacya ugakomeza ugataha. Rongera urambwira ati hari igihe haba hari ahantu mu tubyiniro genda nka ngo arafata imwe nabonye ubushobozi bwo kuba nayigura, nanone nkashaka aho bibera aho ngaho nkaharara bukajya ngenda. Urumva ubwo buzima urimo uri umwana w'umukobwa? Ntabwo ari bwo, ariko bitewe n'ibyo mba naciyemo buriya kujya aho bibera bituma ugabanya stress mu mutwe, ukagenda ukinywera n'iyo nzoga stress zigabanuka. Inzoga zimara stress. Ariko ushobora kwanga inzoga zimara stress, ariko stress inzoga zamara stress, ariko nta gisubizo cy'inzoga kizima kibaho. Kirahari. Aho kujya gufata ikintu ujya gutera umuntu urugero, aho kujya gufata ikintu ujya gutera umuntu ngo yagukoreye iki, uragenda ukanywa icupa ritari kugusha aho. Uyise unyibutse indirimbo ya Platini uburyo avuga ko icupa ariyo nzoga imuritsira buri kimwe cyose, ari we inshuti ya mbere yizera. Nibyo, ariko ntabwo wamusubiza inyuma. Kansuze abantu bo mu kagari ka Mumena mu mudugudu wa Katabaro, kansuze abanyerondo babo, ariko ntabwo mbasubije ko mbakunze cyangwa mbishimiye nuko bampemukiye ndetse n'umutekano wabo. Gusa Imana bagirire neza. Ariko ibyo ngibyo rero twabivuze n'icupa, burya iyo ugiye no mu kazi wanyweye icupa warengeje n'urugero, niyo mpamvu bavuga ngo mumwe mu rugero akazi karapfa, kuko abanyerondo uburyo bari bahaza icupa niyo mpamvu bansagare. Gusa Imana babarira. Hari impamvu nyine nabo baba baragusagara. Irahari. Kuko ntabwo hari igihe umuntu anywa inzoga akarenza urugero akajya no kurwana. Yewe naragendaga. Singiye ko ntanywa inzoga ngo inzoga. Iwe impamvu zo hari ukuntu ushaka gutabwije. Sibyo? Utabwije ukanya ku abanyerondo batara bumwuga. Usanga bahaza icupa. Tigwe uravuga uragesha.
nyine baba bazinyweye bo baba babona nawe wazinyweye bagahita bakwataka nyine hagiye mu rwana hagiye mutongana ibintu nk'ibyo nyine Imana igindi ni inzoga so nk'umwana mukobwa wenda inzoga wayinywa wenda kugira ngo ikumare stress ariko nanone ku rundi ruhande cyo gisubizo nanone inzoga si nziza ku muntu w'umukobwa nkanjye ufite imyaka mike ushaka kunywa inzoga ukifuza umugabo wakifuza umugabo mukaryamana mwaryamana akabuteye inda uzasubira wanyu ufite ujyanye umwana baraje uri wenyine noneho mukadata yamunkoreza kadata yamunyicana ntabwo nabikora aho bibera haba hari abademu bajya batandukanye bazunguze amabuno hari n'abatipe baba bagiye kureba y'abakobwa hari n'abakobwa baba bagiye kureba abatipe reka nkubwire wirinde ntukirinda basi nucikwa uzashaka agakingirizo cyangwa ukajya muri onapo igo uri umukobwa se ukajya muri onapo hari abakobwa bazirimo benshi ushoboye muri onapo cyane utarabya bikarangira ugendeyeko kandi nta kintu gishimisha nko kubona umwana agukinira imbere ariko ntabwo ari byiza kujya muri onapo w'umukobwa ngo ugire inama bagira abo ngabo bajya muri onapo bakiri bato batarebana byara cyangwa bakabyara nk'umwana umwe warabyaye umwana umwe nushaka wajya muri onapo y'amezi 12 umwaka 5 3 ariko ntabwo ari byiza kujya muri onapo utarabyara umwana w'umukobwa wenda niyo wayijyamo hajya ujya muri onapo ukanyerera umururu umwana w'umukobwa ntubyare ibintu nk'ibyo nyine cyangwa ukanduriramo sida imitezi so nk'ubu muri karitsiye nimugoroba hari umukobwa baraye bafashe umugabo yamufashe mufata ku ngufu aramuhongora ariko abantu bavuze yuko uwo mukobwa n'ubundi yari asanzwe abikora nyine yamufashe ku ngufu nta nubwo ari ku ngufu ntabwo ari ku ngufu bari bumvikanye amafaranga uwo mugabo yanga kuyishyura umukobwa rero ahita agenda abibwira papa we abana na papa bagiye kureba umugabo bazanye n'umwana agenda atagataga nk'imbata nyine bahise bamukora raporo ahita bamujyana kuri Niba ubwo ngubwo yazize iki yasize amafaranga ushatse no kuvuga yuko bashaka kureba abumvikanye n'abatumvikanye bayoze mu dukurikira abumvikanye bagapfa amafaranga ariko umuntu atafashe undi ku ngufu ntabwo yamufashe ku ngufu bari bumvikanye ahubwo umugabo we ntabwo yaje kwishyura umukobwa kandi uwo mwana ni mutonya umwana w'imyaka 13 ubwo ki 13 umwana w'imyaka 13 se ajya kwicuruza gute ntabwo nyine sinzi nyine bite n'ubuzima abana b'abakobwa tubayemo aribabaje 13 uwo mugabo arabacika se simbizi nyine uzahantu reba noneho ahantu kugira ngo uwo mugabo reka afite ibibazo Imana gusa umworohereze niwajya kuvuka imase oya niba rero imyaka umwana afite imyaka 13 babyita ngo yamushukisha amafaranga cyangwa abanza kumusindisha ubabaza abaturage abakaba ati imyitwarire yari afite n'iyiho umwana muri karitsiye ese hari indaya yari ikirara yarabaye gute babaza abaturage bakareba icyo uwo mukobwa yakoraga muri karitsiye so nanjye ndamuzi tu yicuruzaga ari umwana w'imyaka 13 sinjyanye n'abana nzajya nikina n'abanyina cyakora ikintu nabwira inshuti ziri hirya no hino zatwumvira abakobwa cyane abakobwa nitwe tuba duhura n'ibibazo kurusha abahungu dusace twacisha make kuko nitwe biba bifitiye akamaro ubu nkanjye ndacyari gutekereza ijambo mukuru wanjye yambwiye niba tuzajya mu cyaro gusaba imbabazi kumva icyo mukadata tubwira umva biriya bintu byarambabaje sinzi ko nzapfa nanamubabariye byarambabaje bishatse kuvuga yuko we none wumva utamusura imbere kandi ari mu mitungo ya so na nyoko nose niba ari mu mitungo ya papa na mama ntabwo ngiye ahanjye harateganyije papa azatugenera nk'uko abandi bagenera abandi bana ngiye numva mukadata n'ubundi natamusubira mu maso nzagenda ngiye kumushyingura bitewe n'ibyo yankoreye azagenda agiye gushyingura mukase ba mukase abantu turabasuhuje nanjye mukadata turacyari ndagusuhuje kubona baye umugabo tu baye umugabo nawe mukadata ndagusuhuje
Imana kureba icyoroshye. Mukadata ameze na wa mugore ukira mu ntare y'ingore niba mumuzi. Ndamuzi. Nawe agira amahane bya dada. Ariko urayerekana ibibaho kuko ntabwo ari hateye. Namwe iyo muza kuba mumuzi mwari kuza kumufata video n'amafoto. Kuno yanjuguniye utwenda hanze ngo nsohoke. Wagira ngo si iwacu. Byarambabaje. Kandi ari kwivuka iwabo umuryango. Yego ko. Reka twisoreze. Wahoze umbwira ngo abakobwa we murakuba ngo mubane kandi abakobwa ngo baricuruza. We murabati nindamuka mbagemo ndahita nicuruza. Bize bite? Nyine ngewe nabagishaga inama mwebwe. Abo bakobwa mbagemo kandi mbona pe amafaranga ariho. Faranga ni mabi yicishije umwana w'Imana. Ange n'umwa y'Imana. Ni umwana w'Imana. Mw'ikintu. Natwe turabana b'Imana. Nyine nanjye kuko mbona bagenda kosimosi bahawuze. Hano nkaho nyine nkumva range nagiye bite n'amafaranga bazana. Kandi ngo warebe uburyo basundi kwatu nanjye gukaraga ikibuno. Ndako nagifite. Ndagifite so wakibonye. Barire. Umva nyine nkumva ni byiza nkumva nanjye najyana nabo. Cyakora rimwe nibwo najyanye nabo mbona ni byiza nyine yangiye kora kuntu hameze. Mfa ariko si byiza. Si byiza nk'umwana ufite iwabo yabumvira si byiza kujya hari ahantu. Turashoje icyo renzaho. Cyo nsozaho. Mungira inama ngende numvikane na mukadata mbireke mbigenze. Ngume mu byo ndimo se cyangwa nabyo. Ngume muri ibi ngibi inshuti zanjye zambye zo kujya aho bahawuze inyamirambo. Bigenze mungira inama. Urakoze niba ngombwa tuzakugarura. Nari muzamukoze. Nabashimiye mwese jya kuri Isyaka TV 150 kuri subscribe. Kuri Twitter nitwa Isyaka official, kuri TikTok bandikamo Isyaka manager. Kwa mfuringa bice byo bitandukanye by'ibiganiro binyuraho. Kuri Instagram nitwa utuje manager Isyaka kwa mfuringa. Tukabana reka mbashimire tubonane mu biganiro bikurikira.